bibabwiye mwaka kanya muracyari kumwe na Reki Rukunge Reki ruzirabwoba nabwoba igitinyiro cy'abakangi Fred bw'amikunda rubanda nkago mwangageraga kundi byatusha n'inginga kwitaba rusuni ganto ngaho tubwire wowe ku giti cyawe urumva Amavubi aratsinda ibitego bingaye Amavubi ashobora gutsinda ibitego bibiri kubusa aha kuko dufite imyitozo ihagije batwitega urakoze cyane Fabrice Yes nongeye kubahereza ikaze mwese mukomeje gukurikira Mbwira TV show reka mbahereze ikaze mbabwira ati murakaza neza cyane reka mwaka kanya abababaye abashavuye mbabwira ati mukomeze kwihangana Uwiteka aje mu bibazo byanyu abafite ubukene abababaye abinzara yishe reka mbabwira ati Uwiteka akomeze abarinde cyane uyu munsi wa none ndi kumwe n'abahungu babiri abajene baje kwakira ikipe ya Amavubi ikipe nkuru y'igihugu ndetse turaza kureba ukuntu uyu mukino uraza kuba uyu munsi wa none ndi kumwe n'umuhungu witwa Fabrice urabona ko ari kwitamo akantu Fabrice umeze neza urakomeye ese ikipe y'Amavubi urabona uyu munsi iraza kwitwara gute ikipe y'Amavubi yakoze imyitozo ihagije ndizera ko iza kwitwara neza mu kibuga ese nyuma yo gutsindwa na Djibouti igitego kimwe uyu munsi wa none bwo nayahimahirwe uri guha ikipe y'Amavubi ese urabona iraza kwitwara gute mu uyu mukino urabona iraza gutsinda nk'ibitego bingahe urabyumva gute urundi kubyumva ngewe buriya iyo umuntu abonye hano hari ikibazo waragikosora barabanje barabiga karara akabazo toto ariko uyu munsi ndabyize ntabwo ari butemo Okay Badman nawe ndabona hari umuhungu muri kubwe Badman umeze fresh urakomeye ako ndabona uri mu mavuta kanizere ko nawe umeze neza cyane ndababona mwaje muri stade Amahoro ndabona ko muri abahungu b'abasirimu kwinjira hano ubundi kwinjira hano ntago biba byoroshye ariko nk'abahungu nkamwe b'abajene muri abastari ubundi ikipe igomba kuba ifite abastari urumva ntago buri wese ariko yakinjira hano muri stade ni ibintu biba bitoroshye ese urumva ari iki wowe wabwira abanyarwanda ku ikipe y'Amavubi nuko tugomba kunamba ku ikipe yacu tukareka kuyitererana aha ubona nko ira ikipe Amavubi ubutaha ikina na Djibouti umutoza yakinyishije abakinyi Yes ngayo nguko rero uko bibabwiye mwaka kanya muracyari kumwe na Reki Rukunge Reki ruzirabwoba nabwoba igitinyiro cy'abakangi Fred bw'amikunda rubanda nkago mwangageraga kundi byatusha n'inginga kwitaba rusuni ganto murabona ko aba nabahungu babakire abahungu bafasha amafaranga aribo Badman aribo Fabrice murabona ko ari umusore umeze neza uri kunywa kantu Fabrice tukikugarukaho rero ese nicyo wabwira abanyarwanda uyu munsi umunsi nabwira abanyarwanda murabona ko kuri stade Amahoro stade y'u Rwanda yego twaje gukurikirana umukino w'ikipe y'Amavubi kabisa bose n'abatarahagera bazi ndabizi ko direct bageraho kano kanya yego nibadushyikire ikipe yacu y'igihugu kabisa Badman nkugarukaho nawe tugera ndetse no kumusoza cyane ndabona ufite ibyishimo ariko se ako kinyo kawe kagiye wihangana abanyamakuru tugira benshi sibyo turi muri interview aha ibyo ni ibintu birebire umuntu yafata umwanya akabisobanura yego noneho ese wowe urumva ari cyo wabwira abanyarwanda kubona wateze ukaza hano yego kuri wowe Yes ngayo nguko rero aba bahungu bacu bagiye kutubwira ukuntu ikipe y'Amavubi iraza kwitwara mu gihe kwanariza sibyo aha ngaho tubwire wowe ku giti cyawe urumva Amavubi aratsinda ibitego bingaye Amavubi ashobora gutsinda ibitego bibiri kubusa aha kuko dufite imyitozo ihagije batwitega urakoze cyane Fabrice wowe Amavubi aratsinda ibitego bingaye abahungu b'u Rwanda mbize dora turi special aha nyuma yo gutsindwa bari batsinzwe igitego kimwe ndetse ikipe ya Djibouti iciriritse urumva noneho Amavubi araza gutsinda ibitego bingaye umunsi Amavubi yahama y'ijana ku ijana kari bugejeje ibitego bitatu cyangwa bine Yes ngaho guko rero murakoze cyane murabona ko ari abajene mwari kumwe na Reki Rukunge reka mabwira ati Imana ibahereza umugisha naho ubutaha ni wibagirwe subscribe share and comment ndabakunda cyane channel ni Mbwira TV show ubyumvute bye